Iki uraseka icyo uraseka nani wamakuka ngaseka we ngaseka nkikubita ku butaka gapfa ngahwe numundi subana uri muzima ntari umupfu makuru mutaronse rero iki dore jugujugu hasi hejuru kubita zamura mu bikuta muri parafu inzu yose yayijagajaze yerekanye ko ari umuntu w'umugabo inde bega gasatsi kumubona kamona yapfutse uruhara kandi nsa uri umusazi ufite ikibazo mu mutwe jewe wowe ubwo nibwo ngitangira hari reba ukuntu uri mu nzira uzi ibintu gasatsi akoreye umwana bari kumwe gake amuhanye nk'umubyeyi uje munamutinya uriya mugabo rayivu umva amukubise ikisi amuhoye ikisi yanyweye niyishyura aragiye gufatira umwana aratandamura arabiringanyiza neza hehe arangije aracuranura arongera aragarura kubita ku mubata agarura hasi inde gasatsi yavuga inkuru bahagaze cishwa hagende yo warugiye iconze carabamara ahubwo ntimubyara abakobwa vuba Mana y'umwijuru uruntu ruba ruzima ariko nsa utarasara wakoraga iki yemwe navugaga ijambo ry'Imana atoka vugereje katsina ese mko mbona uba washwandaritse wakwicaye neza mama ndambaye kasakumiro ma ego mani shobora byose kugeza hirya nkurebe mwakoresha urumva ushaka kundeba mu maso ariko se mwana wa ko mbona wahindutse wabaye undi wundi byagenze bite wabaye iki ubu ni amahoro koko ma uracyambaza ngo ni amahoro ndi kwibaza niba uriya mugabo ariya magambo yarayumvise nkibaza ibigiye kuvamo nkibaza igiye kuba nkibaza ingaruka zose zigiye kugaragara kandi zitari nziza ingaruka mbi cyane mwana wanjye ibi byose ni wowe iyo uza kuba waranyumviye ukumva umutima muhanano w'umubyeyi ukanyumvira ugashyira mu bikorwa ntabwo ibi byose biba bije aho kugira ngo umuntu akwangirize ejo bwawe hazaza nta kindi kuvana mu nzira mama ibyo bintu byo byukuze buri gihe umbwira ngo mvane mu nzira mama nakumva numva ibyo ari byo ese ubundi urashaka nkora iki mase reba uko wabaye ukavuga ukaguruka ukangurukana cisha make wumva ibyo nkubwira nibiki urumva naho ubundi rero umva se mwana wa kora ibishoboka byose wiyegereze ryama nzindutse urumva umwereke ko nta kibazo mufitanye nashaka pfe amabyariro mwiyegereze ushaka guta Izeye ko tazongera kunyita imbwa none. Cyari ikinyuma. Je nakubwiraga se. Dore nduru. Waranyumvishe sha. Wateze ugutwara rwumva neza. Yewe nare narungurutse. Nari mumere nabi. Ngiye bitagasatsi rero. Je rero ndeba gururuda gwawe. Rodasha we. Gururuda. Ntigwabangama nini. Usije se ngyamba nyine twerwa genda se byantu hose. Umuntu wasebye nini? Ureba kagusebye.
ntibakagusabye kandi Zabera umugabo rero sha. uri intwari nawe baje barakubaha Wewe ujye nabibwira n'abantu. bagupfukamira bavuga bati cakose Cyane rwose. tugira ngo umuntu ufite inda Indase niyo yakora akazi. nako inuza uruhara Wowe ntago ruhara rwakoze akazi. tugira gasatsi Wakoze iki? wivuganye umuntu intahana batatu Wabera umvuze neza sha. intahana batatu Waranyumvishe? ruzindukana jana munanira wa semikwaye sha Ndi ruti. ntwari ya nyakwigendera Ndi ruti. Ndi rutingwa. Ndi rutikura. aho niho uteye Niho mbera kandara sha. ahubwo nakaga byiyongeyeho Wowe ntangira uhamya. Yotangira. nuko uzabivuga cyane Ariko umva. reka tumushimire hamwe tumubwire barabizi bakira amasaha bashaka. tumubwire ibyabaye wewe turavuga nusanga ukabera ndakunda kuvugisha nusanga. ariko kibaye uretse tukamubwira ukuntu wamwumvishije subu nsabi koko agucitse ate koko kiba ubaye ikizika cyakoze urambabaje pe urambabaje ubu kimfatiye nkaza umva nkakereka ariko namwe muzi kuryoherwa ubu ushaka mwongere ryoherwa rwose yemwe uriya se ashoboye iki ko ari fake ashoboye iki ngeriwe narangiza amfate ankubite ku gikuta nigire ku gikuta nkaho aribyo nari nagiyemo kuniga se kandi byose uriya nta kintu ashoboye rwose nta kintu ashoboye wapi ese mama nanjye nari ndi kumva iranduru navuye nduru kandi kumva hari kuzamo n'ibintu by'indembo nk'izi z'abapolisi nkaba ndi kumva hari kuzamo ibintu by'inkoni nk'iz'abayobozi zino bakubitaga ibisambo byibye nijoro nkavuga aho nagiriye sinari nagira ngo hasakuze ibintu bisakuje nka kuriya byari bigise buriya narababaye umunsi nzamufatiraho nzamukuramo umwuka nzamugira nk'uko yarangize gusa urambabaje pe urambabaje indese inje ninje bagize bikanga ubu mumfatiye nangize nagera hano nkamwemeza urambabaje rwose ariko burya si buno aho bizabera nzamufata tu kandi nzamwemeza ahubwo sinuza niba yaragize nje ntanagerera ugira ute uniga se nawe yata undi nje nari ndi kugira bakuvunira umuheto minsi zose narakubwiraga tugire ugize umwaka ucanje ngahugira tugaca amatana conze co iyo gasazinye no kuinzoga namabajara nakasiku nana rose no wasisho iyo yagomura amwezoga zinga ambwe ngo ngende no kugasasiya yasagambisha satiko ameze neza ra gasa namabya we urimo no kuzisigamo we urimo no kuzisigamo zera ngo yene no we inzoga oya no simwe wenyine zana inzoga umva gasa nagari inzoga gasa zana Knowless nje ni mwera ibyuma gusa ibyo no nanjye nzanira Knowless gira vuba Rinjora ariko sibyo ni iki genda ko ngo wace bawose mu kanya ese ko mbona utabasha urayishobora uzanisho nuzisho Zana inzoga amafaranga yose nyene wenda kubwiye ngo genda uzane inzoga tu ndazana ndaguhembye buretse ndaguhembye utazambaza igikoma waraje utazambaza ikindi gikoma muzimwisha yarigiye kumeneka ze ntago njye nzishoborerega njyewe muhereza ngo icara noneho jana ambwiye ngo uno munsi yari ikirimo n'umunsi nugusaga umusaga uretse sijya wishyura ngaho ugira ikibazo umukire kaza agiye kugera hano akimara kugera aha ngaha
urumva akimara kugera ahangaha ndagira ngo ibigambo bike sibyo igikorwa ni igikorwa jewe urabizi ko ntakwanga kazo so wamaye njye nzoga mu gitondo nakubwiye ngo ngwa ntabwo kutavanze uyu ni yakazo ese wanywe ntuza na dundu bwo koze dundu bwo nako nahe nje gutumira bakongera banyongera gutumira bakongera indi yakata barazana nindi gutumira ko cyane munyanya na yembwa ko ngai ayi masimu uriya bwanwa se wari ntuza sha urapfa mba nkwama kare kazo zapfa pe ibintu mwabite bayita ni ngaisa bayita amazi gutumira urapfa mwana wa gutumira amazi sha Jama, namabija. Nakubwiye ngo gutumira unywe ntugire ikibazo. Kose ngo kamari mubuza nawe cyangwa wambwe uwenzo gakushiza mu gitondo. Niyo mpamvu ndanywa sha. Areke mwayihungo ivumba nkwambe. Aho wibye sha. Wibye ni imbwa ninde? Urimbwa rwose n'umuguru nguri inzoga ari kurimbwa biraza. Mama y'Imana. Ndabenya. Nababwiye ngo ni munywe inzoga. Namabyo simbwa ngizindi zose. kumfa. Arimbwa namuzi amagara. Ariko kugwaguza inzoga umugabo. Nimba ndende imbwa ndara mu nzu sha. Oya naribi ariko urimo gupfusha ubusa wamushenze we. Se. Niryo rimo kuza ndo wagira. Wende yaje narari ntuje ngo ni ngaho wishwe n'inzoga shaje. Amadeni yose ufitiye arayibuka. Barakwishyura. Akwishyura. Yabonye amafaranga. Ahubwo. Kandi tugiye kuririmba. Hari utazi izina rye? Akaririmbo kacu sha. Gazate nanamadaro nakazongo. Garagare tumaricyaka. Ayogosha mu ndirimbo sha mwongera sha mu ndirimbo. Uragura izindi zo. Mama. We, kigoryi, kazu. Ngwino wicare. Ngwino wicare zunguruka. Karibu mada, icarani. Ndakubwiye ngo ngwino wicare. Umugore afite. Oya mwihorere nta kibazo. Mwihorere nta kibazo. Gumaho ngaho. Mama. Wicara nawe nta kibazo. None se ni ngombwa byose. Ariko nyama. Natinze se? Umugore ni mwiza pe. Umugore mwangu. Amukuye. Dore mu gatuza dore kontra bakazone. Ko wamu. Reba ko. Umugore ko Imana ni mwiza pe. Umva mbabwira. Ewe. Cyaduteranyije hanga. Ese nama. Abagabo nabase? Naba ngabo. Turangwa. Ako nakubwiye ngo wese uranywa nta muntu nakubwiye ngo ndafata abagabo batandukanye uw'umuhondo uw'umukara hari ikindi se ndabeshya ngo wenze unyurwa kizima nuko ari abagabo ndabizi baritakuye yarangiye no gusinzira si byoroshye se Gasatsi bose wenda si irangamuntu usa none muri ntuza ni mu murenge okay ndasinye nyaja tumwe inzoga tumwe bye ariko watangiye kuruka sha watangiye kuruka kuruka ntukajye kagaburirwa gaca sinye asiga tumwe bye Suisse itonde ngo sinya tungwe vyeri wowe ukazana umuntu muranywa gusasa hu turarije tuyizindi muranywa gusasa wa sinya ariko kasongo ahanga kandi tumambire inzoga turasinya hano sinya ariko urawe aba yasinye mugusinye cyangwa mugusarambura yasinye none ndo ariko ubuzi oye nabya uwe inzoga uwe inzoga
tuzi mwinjira batwe ndabimenyereye Kazu. ndakuwana kandi Kazu. siyavuze tumwe paka mu gitondo Kazu. nako Wanywereye angahe? jewe nawoye rimwe kabiri buretse kazungu ngabahera kuri kazungu ibyari n'iyindi Ndakubaza wanywereye angahe? Mama. sango Kwanza niwe ugomba kuba. jewe ayo bitatu Mama. ni bitatu ni bitatu Ntimukavugire mu mushyitsi. gashyiraho ya deni Taisez-vous. gashyiraho ya deni yanjye Imenura. ya deni Amafaranga ni aya ngaya. Ibindi byose ni kuri telefone. Andari kuzubariza gahunda. Nta kibazo. Asa ntabwo unyizera. Sawa. ngweme narangwe mu majyepfo sagiyemo ariko hano mu gihugu cyanjye jewe hano amafaranga ndabyibuka we nagukora hano Ngwemba bwe. Simwinejeje se. twajya nta nyota dufite Mujya mubona ko mbeshya? ntabwo nuko waduhaye inzoga wanyweye namutwe ndabyibuka mfitiye ideni inzoga zose nayo ni amabyi Sinababwiye. Sinababwiye. Njye ndi imanzi ituma ziri mu rugamba. Niyaruko komera nkeko. banagaya ndakusi urucuruzi Ese ko mu gucura. wow Dero tikura sha. Hari icyo mutabona? uragira gute guma Umva ntabwo yuzuye Ntabwo ntabwo yuzuye. yuzuye Uyu nguyu ntiwambwiye ko wanywera bitatu. ayanjye Ayawe? ayanjye Ntabwo ari mu mutungo wawe. Witeje imbere. namabyaje ndakwishe ndakwambura urama amafaranga ntabwo inzoga zose wazigenda Ngo iki? urama amafaranga ndakwicira Nyine itonda ariko mu mafaranga njye wa mugabo Ragaterwa mu kanwa. kazondera hose no uragiye mu ndebere ariko rabeshya ngiye kazungu